nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze mwebwe mukomeje gukurikira Demi Empire. Welcome. Mbaye ikaze ndabasuje rero aho muhereye hirya no hino mu nce zitandukanye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasira bwaryo, umujyi wa Kigali rwagati, abari hanze y'igihugu diaspora mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, nizeye ko mumeze neza. Ndabizi neza ko bitagenda neza ijana ku ijana, hari n'abatameze neza. Nawe utameze neza rero humura, niyo situation y'isi, niko isi yubatse. Ejo bishobora kugenda neza kurusha uko uyu munsi bimeze. Uyu munsi bishobora kuba ari byiza cyane, ejo bigahinduka. Nzi neza ko nawe utameze neza atari ko wahoze ejo cyangwa ejo bundi hashize, ntabwo ari ko waruri. Bivuze ko nubwo nawe utameze neza cyangwa se uri mu bihe bigoranye uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi bishobora kuzahinduka bikagenda neza. Niwa muhungu wanyu Bega rero nk'ibisanzwe ubagezaho amakuru agiye atandukanye bitewe n'ibiri hano ku mihanda. Uyu munsi rero ngira ngo ni ibintu biri kuvugwa cyane, ariko nzanye amakuru yimbitse, amakuru ya nyayo, amakuru y'ukuri. Ni amakuru ya Regis na Miki, gutandukana kwabo ese gushingiye kuki? Ni iki cyaba cyatumye habaho gutandukana kwa Regis na Miki? Nagize amahirwe yo kuganira na Regis, ambwira uko ibintu bihagaze, ariko mu by'ukuri icyo bita abantu ntabwo ari abantu beza, abantu ntabwo ari abantu bubaka, abantu ntabwo ari abantu mu by'ukuri navuga ko bageza inkuru ikwiye ku yo bakwiye kubagezaho. Regis namwandikiye musaba ko twavugana, ambwira ko ari muri shoot ataboneka, ambwira ko wenda ashobora kuboneka mu masaha y'ikigoroba hafi saa moya. Ndavuga ati nta kibazo, buriya turaza kuvugana. Regis nyuma y'uko ibyo bibaye, amasaha nayubahirije ndamuvugisha, nabwo ambwira ko aribwo ari gutaha, tinze gutaha, aribwo ari gutaha, nagera mu rugo turi bavugane. Regis ageze mu rugo yanyandikira ambwira ati noneho wamvugisha ndatsa nk'ubuhotse, turavugana. Regis namubajije ibibazo bigiye bitandukanye, by'umwihariko ku bibazo nagiye mbazwa n'abakunzi ba Demi Empire, bambwira ko mu by'ukuri nababwira kuri icyo kibazo cyane, nabashakira amakuru yimbitse kuri kiriya kibazo. Regis namubajije ibibazo byiganjemo ibyo abakunzi ba Demi Empire bagiye banyandikira nabaza. Regis namubajije se ubundi Regis inkuru iri hanze aha ngaha mu by'ukuri niko bimeze? Regis yambwiye ati iyo nkuru niko imeze, Miki twatandukanye, ariko gutandukana kwanjye na Miki ntaho guhuriye n'ibyo yavuze. Miki we yatangaje avuga ko mu by'ukuri impamvu Regis yamwanze cyangwa yamuretse ari ukubera ko Miki afite umwana cyangwa se yabyaye. Regis arongera arambwira ati buriya Miki hari igihe cyageraga urukundo rwanjye nawe rugahagarara kubera ise w'umwana. Iyo se w'umwana yazaga mu Rwanda, urukundo rwanjye na Miki rwarahagararaga kubera mu by'ukuri ise w'umwana yahageze. Miki yansabaga ko twaba tubisubitse, narabyihanganiraga nkagerageza kubikaruma. Mu by'ukuri ni ibintu bitoroshye kumva ko hari igihe cy'urukundo n'igihe ruhagarara, ako nyine ko Miki namukundaga nkabyihangana.
Regis arongera aramubwira ati buriya Miki nubwo yagiye ku itangazamakuru akavuga biriya byose ntabwo namutera ibuye cyangwa ngo muvuge nabi, ahubwo Miki yabitewe n'uburakari kandi nawe uri umuntu byakubaho. Regis arongera aravuga ati ibyo byose nubwo byabaye nta kintu na kimwe nshinza Miki mu buzima twagiranye njye nawe. Miki twarabanye, Miki tubana mu bihe byiza, Miki mwinjiza mu ruganda rwa sinema nyarwanda, Miki mwinjiza muri YouTubers cyangwa se abakoresha YouTube, Miki musabira gukurikirwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye n'ibinyamakuru bikomeye hano mu Rwanda. Miki ni umwe mu bantu bafite umutima mwiza ntagira icyo nshinza mu bihe twamaranye. Regis nabaze se Regis Miki ubundi mujya kumenyana abenshi bajya bahurira ku mbuga nkoranyambaga, Miki mwaba mwaramenyaniye ku mbuga nkoranyambaga? Regis arangije aransubiza ati Miki ntabwo twamenyaniye ku mbuga nkoranyambaga nk'ibiri hanze, ahubwo Miki twagiye trip ku Gisenyi, Miki mubonayo, Miki turamenyana duhana contact nk'abandi bose nk'ibisanzwe. Birangiye dukomeza kujya tuvugana kenshi, nyuma turahura turadatinga twikangura twageze mu rukundo. Miki ikintu cya mbere namukundiye nuko ari umukobwa ufite umutima mwiza n'imico myiza. Miki yagize ibibazo bigiye bitandukanye, harimo no kuba mama we afunze azira jenoside yakorewe Abatutsi. Ati nubwo afunze nizeye ntashidikanya ko Miki atigeze abigiramo uruhare nk'uko benshi babivuga, cyane ko Miki ari umwana muto. Regis yongera avuga ati ibyo ngibyo ndabivuga nk'umuntu waguha ubuhamya, nk'umuntu twamaranye igihe kinini. Ati n'ikimenyimenyi Miki nge ndamusabira ko mu by'ukuri mwamuha akazi, Miki akwiriye akazi. Ayo ni amagambo nagiye ngirana na Regis yagiye ambwira mu kiganiro twagiranye. Ati Miki mumuha akazi, Miki nta kazi atashobora by'umwihariko muri sinema nyarwanda. Miki mumuha ibiganiro, Miki mwirinde kumureka wenyine kuko afite ikibazo navuga ko ari ihungabana. Mumuhe umwanya, mumube hafi. Miki kandi ni umwana mwiza cyane. Ati sindi babandi bataka umuntu byo kurenzaho, sindi babandi bavuga umuntu neza byo kugira ngo nigaragaze neza kandi mu mutima mbabara. Oya, Miki ni umwana mwiza ufite umutima mwiza kandi akora akazi ke neza uko bikwiye. Rero ibyo bindi ndi kubona mu matangazamakuru, mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ntaho bihuriye n'ibyanjye na Miki. Miki nta kibi namushinja. Miki ntabwo twatandukanye kubera ngo afite umwana, kuko njya no kumudatinga bwa mbere nari mbizi ko amufite. Ibyo avuga ngo namuretse cyane amwanze kubera ko afite umwana, oya, nkundana nawe nari mbizi ko amufite.
icyo gihe kitari gito twamaranye nari mbizi ko amufite. Now aka kanya ntabwo ari bwo mbyibutse ku buryo navuga ngo ntandukane nawe kubera umwana. Ngira ati njye ndi umwe mu bantu bakunda abana, sinzi aho nakura imbaraga zanga cyangwa se zihakana umwana. Iki ni imfura, iki ni umwana mwiza, iki ni umukobwa wavamo umugore mwiza. Kandi nubwo Miki afite intimba yuko wenda yabuze mama we, agafungwa agakura wenda batari kumwe, ariko ni umwe mu bantu bafite indangagaciro z'abakobwa b'abanyarwandakazi. Ayo ni amagambo Regis yavuze mu kiganiro twagiranye. Ndakomeza nganire nawe numve wenda ko hari impinduka cyangwa se icyabaye, cyangwa se kwiyunga kwabaye hagati ya Miki na Regis. Ariko Regis mu biganiro twagiranye nuko wumva ko harimo n'akantu kuko bishobora gukunda ko basubirana. Ndabashimiye cyane rero mwebwe mwese twabanye muhereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, abari hanze y'igihugu diaspora bumva ikinyarwanda, abatari abanyarwanda bumva ikinyarwanda, mwese ndabashimiye. Hari agaciro gakomeye, gusa ingenzi cyangwa icy'ingenzi gikomeye ni ugukora subscribe kuri iyi YouTube channel, ugakora kukazogera kugira ngo buri nkuru tuzajya tubagezaho igiti kugeraho mu buryo bworoshye. Ndabashimiye. Thank you very much. Merci beaucoup. Asante sana. Murakoze cyane. Ngira ngo ni indimi enye zose mu by'ukuri abazumva mwumvishe ko nabashimiye. Muraba agaciro gakomeye mwe mudukurikirana, mujye murushaho kubana natwe. Ndabakunda cyane rero. It's your boy Vega. Ciao ciao.